Nyirakabereka Angelique umukecuru w'imyaka 95 utuye mu murenge wa Gashaki mu karere ka Musanze avuga ko yashatse umugabo afite imyaka 12 abihatiriwe n'ababyeyi be bashaka inkwano. Uwo mukecuru ugenda yicumba akabando ariko bigaragara ko afite imbaraga n'icyizere cyo kubaho. Avuga ko yayobowe na Rudahigwa aho yibuka ubuzima bukomeye yanyuzemo akemeza ko imico ya kera itandukanye n'iy'ubu. Avuga ko kera ababyeyi ari bo bafataga ibyemezo byose bireba umwana birimo no gushaka ndetse no kumutegeka uwo ashaka bagendeye ku nyungu zabo. Uwo mukecuru avuga ko ubwo yari afite imyaka 12 ari akana gato kakimenya ubwenge ngo yagiye kumva yumva se amubwiye ko yamuboneye umugabo ugiye kumukwa ihene 8. Uwo mwana utari wageze igihe cyo kumera amabere ngo yumviye se bitewe n'uburyo umuco wabigenaga. Ngo baratura baramukwa ajya gushaka mu kagere wabo w'umugabo atungurwa no gusanga umugabo wamushingiye afite undi mugore n'abana bamuruta. Icyo gihe byabaye ngombwa akajya kurerwa kwa nyirabukwe abari naho umugabo amutungira. Agira ati nashatse mfite imyaka 12 ni papa wabinegetse ambwira ko yishakiraga ihene 8 bari kumuhaza inkwano ndamwubaha ndagenda. Nari gato naramira amabere ubwo nyine papa yumvikanye n'uwo mugabo bararambagiza batura inzoga barankosheye n'8 barantwara. Agira ati narereye kwa mabukwe kandi bambaniye neza. Yari afite n'abana bakuru b'abahungu bavukana n'umugabo wanjye mbaye ariko nta n'umwe wigeze anyendereza na biriya bavuga byitwa gukazanura yewe sinigeze mbona na data bukwe agira icyo ambaza bafata nk'umwana wabo. Nabaye aho hashize imyaka 8 aba aribwo mbyara umwana wa mbere. Uwo mukecuru avuga ko mu mbyaro 12 yabyaye ubu asigaranye abana 3 nyuma y'uko abandi bitabye Imana.